Inkuru irari ry'iby'isi. Umugabo wari utunze ubutaka bunini cyane, yahaye ubutaka umuturanyi wari wimukiye aho ngaho vuba, ariko amushyiraho amabwiriza ati: genda muri iriya sambu yanjye nini cyane, ubundi ubutaka uri bushobore kuzenguruka izuba ritararenga, nibwo ndi buguhe ubwitwarire. Gusa umenye ko ugomba kurangiza ugarutse hahandi watangiriye, kugira ngo ube uzengurutse ubutaka buri bube ubwawe. Umunsi ukurikiyeho wa muturanyi aba akuzindukiye mu kabwibwi, nakwirirwa afata amafunguro ya mu gitondo. Atangira kugenda, intego ye kwari ukugenda hegitari yuzuye, ariko abonye agiye kuzuza hegitari hakiri kare, azigira hegitari 2. Akomeza urugendo, abonye nazo agiye kuzirangiza, azigira hegitari 8, bityo agenda yongeza kugeza hegitari 30. Mu masaha ya nimugoroba nka saa 10, ubwo aba atangiye gukata asubira aho yatangiriye, ngo izuba ritarenga adakoze umuzenguruko w'ubutaka yari amaze kugenda. Ariko yari amaze kunanirwa, kandi kuva mu gitondo nta kintu yari yashyize mu nda. Akomeza urugendo rwe arushye cyane, agenda agwirirana, ageze hagati izuba riba rirarenze, aba aguye aho arapfa. Acyura ubutaka bungana n'intambwe 6 kuri 2 bwo kumuhambamo gusa. Apfa yishwe n'irari ry'ibintu. Luka igice cya 12 umurongo wa 15. Arababwira ati: mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye.